Agahinda karakanyagwa, agahinda karakanyagwa, agahinda ntikica gashengura mu nda. Harya koko ngwigurukanye umutanyu niyo bavugiriza induru, ndetse ngo nibitwa ko yayamaze kandi yayatsotsobye cyane. Hari umwarimukazi wanteye intimba ntamuzi, ariko mbona ntakomeza gutuza, kuko burya agahwa kari kuwundi karahandurika bwangu. Ubyumva iyo ari wowe kajombye, ariyo mpamvu wajya utuza. Gusa ibyo twifuza kugirirwa natwe turamutse tubigiriye abandi, ubuzima bwatubera icyanga. Ndabasuhuje, nitwa mwarimu Isaac. Nkunda ko tukomeza tuganira, tukungurana, kuko kwiga no kwigana. Hari ifoto imaze iminsi icicikana isakazwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho benshi bakomeje gukwena ndetse no guha iryinyo umwe mu barimukazi b'u Rwanda wafashwe ngo yibye ibiryo bitetse. Uyu mwarimukazi wigisha mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza P1, bene babana kera twitaga ibinyoni, kubera ko basakuzaga cyane, nabo ngabo yigisha. Yari amaze igihe afashe inguzanyo muri koperative Umwarimu Sacco, ariko birangira amafaranga yahawe yifunzwe n'umugabo we, amutana abana. Umubyeyi abura yacira n'ayamira, asigara yibereye mu kayubi, umugabo amaze kumwereka igihandure. Nibyo agomba kwigisha abana b'u Rwanda kandi nabi baburaye, ariko bikorore mu byumve wangu, bikorore neza ubyegereza umutima. Kwigisha abana b'u Rwanda abawe baburaye. Uyu mubyeyi ngo wafashwe yahishe dishe yuzuye umuceri wari watekewe abanyeshuri. Byabaye ngombwa ko abisinyira, abisabira imbabazi mu nyandiko. Nibyo kwibasa byiza cyane ko hari na bibiri ingeso, ariko kandi burya nta n'utakwiba, burya biterwa n'igihari. Uw'inzara atararya aryamye agira ngo inzara ni ikibamba. Imana ijye idufasha tubone ibyo turya tutibye, kandi duhe guhaha no kuronka. Ntabwo mfite umwanya wo gutinda kubafatanywa ibiryo bitetse, utabikora n'udashonje. Icyakora iyo wafuye ibondo ugira ngo isi yose yakoze ku munwa, wabyumva neza waburaye. Gusa sinkwifuriza kuburara mukundwa, ahubwo uragahorana amata ku ruhimbi. Ujya ubona nayo zimanira abadatunze. Jewe ndaca akarongo kuwafotoye, agafata ifoto yuriya mwarimukazi. Nkaho bidahagije, ifoto akayikwirakwiza isi yose, nkaho uyu wafatanywe ibiryo bitetse ari umwanzi w'igihugu aduye. Mu makuru yamuvuzweho ngo nuko abanyeshuri baryaga ntibahage, biza gutuma ababyeyi babisakuza cyane. Mwibuke ni mu kigo cy'ishuri aba abanyeshuri biga bataha. Nanze kuvuga ikigo kuko nzakivumba, ntabwo ari ngombwa cyane, ariko nibiba ngombwa uce mu gikari ndakikubwira. Gusa niba ukunze gukoresha imbuga nkoranyambaga, iyo foto warayibonye, amakuru ari hanze. Ababyeyi rero bakomeje kubisakuza, inzego z'umurenge zisaba umuyobozi w'ishuri gukurikirana icyo kibazo. Icyaje kukivamo ni kimwe icyo navuze haruguru. Ariko se koko abana ntibahagaga kubera dishi imwe yafatanwe n'uyu mwarimukazi? Cyangwa wasanga haratekwaga n'ibidashyitse? Ese aba batetsi bo n'ishyashya? Rahira ko waje uratahera mu kuwagemuriye ibiribwa by'abana. Mu mboni yanjye nk'uwasesenguye iyi nkuru, ubusanzwe nta muntu mukuru wakwiba ibiryo bitetse adafite ikibazo problème. Gufatwa ubwabyo biteye ikimwaro gihagije.
ntabwo iki gikeneye comment zindi. Gufotorwa no kohereza amafoto hose ni ugutondeka usanzwe atonekaye. Wibuke umugabo yifunze amafaranga yari yagujije umwarimu Sako amutana abana. Ibibazo byose by'uyu muntu byakabonwe bwa mbere n'abo babana, abo bakorana, aribo bafashe ya mbere yo kumukwiza isi yose mu mafoto, nkaho yaciye nk'amahembe. Yafashwe, ariko se koko ubu wamufotoye twamushima? Cyangwa ni kwa kundi gurukanya umutanyu bayivudukana bakanayivugiriza induru? Ese abakorana n'uyu muntu ubu koko yaba afite ikibazo cyabarenze, cyaba icyo kumutabara mu buryo bw'ubushobozi, haba no mu buryo bw'ibitekerezo niba ari byo akeneye, ku buryo urugero yaragezeho cyangwa se agezeho ari urwo gusakazwa isi yose mu mafoto kandi yicaye mu kimwaro. Nta nkuru burya mu guharabika mugenzi wawe cyane cyane azira gusonza. Inzara iraryana, nibyo, inzara iraryana. Iyi nzego zirwanya ubujura ntago bikuraho ko tugira ubumuntu. Abo zibwira baba babizi, banarya byinshi nta kidodo, ariko wakuyeho agasahani akabarwamwa ahantu hose, nk'aho atakaremewe bwangu, ahubwo ngo abantu bagira uburyo bamuremera, ngo agire umutuzo wo kwigisha, arerera u Rwanda avuka rwamubyaye, turamuhanahana boshye Yesu arimo acirwa urwa Pilato. Sibyo, si byiza. Dukwiye kuba umwe, tugafashanya, tugatabarana, tukaba intore. Nibyo, ubumwe bw'intore bunoza intambwe. Bigenze gutyo nibwo rwose twashimwa. Ibindi no kwivamo nk'inopfu. Hari inkuru ivuga ukuntu bazaniye Yesu umugore wafashwe asambana, bamuta hagati, bati uyu mugore yafashwe asambana kandi akwiye gupfa nta kabuza. Yesu arabarebana impuhwe, arunama ariyandikira. Abo bagome bari bigize beza cyane, baza kureba ibyo Yesu ari kwigira. Buri wese ateye akajisho ku nyandiko, abona Yesu yamuvumbuye kuko ari kwandika ibyaha byo mu mazina yabyo. Bagenda urusorongo umwe basubira inyuma mu Kinyarwanda, banyura mu mateke bararenga, buri wese ukukwe nta uganiriye n'undi. Hasigara wa mugore gusa. Yesu yubuye amaso abwira umugore ati, genda nanjye singuciriyeho iteka, ntukongere gukora icyaha. Ese wowe urinde wo gucira uyu mubyeyi w'iteka? Jewe ntabwo ndi umucamanza w'abantu, byari ibitekerezo byanjye nk'umuntu usanzwe, nawe ufite uko ubyumva kwawe. Ujye mu mwanya wa komenti wandike igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo. Wibuke ntugende udakoze subscribe, dukomeze twagura uyu muyoboro twunguraniraho. Ndabashimiye cyane rero bakunzi bacu, ibiganiro nk'ibi nakagaruka, mwakoze cyane.